Yes, twongeye kubasuhuza cyane ndetse tunabashimira kuko mudahwema kudukurikira. Turabifuriza amahoro y'Imana, ishya n'ihirwe ndetse n'imigisha bituruka muri Nyagasani. Nk'uko rero musanzwe mubizi, tugira umwanya wo kubagezaho ubusobanuro bw'amazina. Muri aka kanya tukaba tugiye kubagezaho ubusobanuro bw'izina Emmanuel. Tunarushaho gusuhuza abantu bitwa ba Emmanuel. Ngiye tugiye kubana muri kiganiro nkaba ndi Silas Meka. Niba rugamba rugeze kuri channel yacu, urasaba gukanda subscribe, like, share ndetse na comment, kandi no kazogera kugira ngo ibiganiro byacu ntibikajye bigucika. Ikaze rero tuguhaye karibu. Ubundi Emmanuel ni izina ry'umuhungu urangwa no guceceka. Emmanuel ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rifite inkomoko mu Giheburayo ku izina Emmanuel, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Iri zina rizwi cyane muri Bibiliya, aho mu isezerano rya kera Yosefu yabwiwe kwita umwana we Mariya azabyara izina Emmanuel. Hari aho uzasanga bandika Manuel, naho ahandi bakandika Manuel. Bimwe mu biranga ba Emmanuel. Emmanuel ni umuntu urangwa n'ubwitonzi, abacecetse, akunda gutemberera ahantu nyaburanga, akora ibintu yitonze, ntabwo ahubuka cyangwa ngo agire umuvuduko. Akora kimwe yitonze, cyarangira agatangira ikindi. Ni wa muntu ubona ibintu mbere y'uko biba, yifitemo kureba kure. Ni umuntu ucisha make ariko uzi kuganira, ushobora gutekereza ko atazi kuvuga cyane, ariko muri we aba ari intyoza nubwo atabigaragaza inyuma. Ni umuntu utagendera mu muco, ni umuntu utagendera ku muco. Icyo abona ari ngombwa kuri we aragikora atitaye kuri za kirazira. Ni umuntu utibabarira iyo yakoze ikosa, aba yumva yahemutse bikamushavuza. Emmanuel ariko ntabwo ari shyashya, nubwo yitonda ariko agira kwikunda cyane, arikubira kandi agira n'ishyari. Mu rukundo yitwara neza, aba abirimo rwose kandi ashimisha inshuti ye. Yishimira ubuzima abayemo bwose uko bwaba bumeze kose. Ni umuntu utazi guhisha amarangamutima kandi yumva ari uko bigomba kugenda. Ni umuntu ureba kure kandi w'umuhanga. Gukora ubucuruzi biramuhira, ntapfa guhomba. Turagushimiye rero kuko wafashe umwanya ukadukurikira, ukadutega n'amatwi. Ngiye twari turi kumwe ni Silas Meka. Channel yacu niba rugamba rugezeho yitwa Silas Meka Entertainment. Ukande subscribe, like, share ndetse na comment. None ufite ubusobanuro bw'izina uratwandikira muri comment kugira ngo utahabure tuzaheraho. Ibiganiro byacu rero n'inkuru zacu zose nakagaruka. Ciao.